Muraho neza bavandimwe, ndabaramukije aho muherereye hatandukanye, dushimira Imana iduhaye umwanya nk'uyu mwiza, twishime, tunezerwe, tuvuge gukomera kw'Imana mu buzima bwacu. Rero ijambo tugiye kuganira uyu munsi cyangwa se tunabiyegereza, ijambo rivuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni urupfu cyangwa se ni ubupfu, ni ibidafatika, ni ibidafite agaciro. Ariko kuri twebwe abakizwa, ijambo ry'umusaraba ni imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa. Iyo tuvuze rero ijambo cyangwa se umusaraba, wumva iki? Umusaraba ni ihuriro ry'urupfu n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo Kristo yagombaga gupfa kugira ngo tubashe kubona ubugingo. Kristo yagombaga kwitanga kugira ngo njyewe nawe tubashe kwakira imbaraga za Kristo muri twebwe. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo habashe kubaho ubuzima bw'iteka, nuko hagomba kugira igipfa kugira ngo noneho hagaragare imbaraga za Kristo zihesha ubugingo muri twebwe. Icyapfa rero ni iki? Ni Kristo witanze kugira ngo abashe gutanga ubuzima bwiwe, njyewe nawe tubashe gukizwa cyangwa se tubashe kwakira imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Biratangaje rero cyane ubu nyine iyo umuntu afata umusaraba, afata amaraso ya Yesu akayakereza uko yishakiye, kandi ntibinakwiriye, si na byiza gukereza amaraso ya Yesu Kristo, kuko yitanze ku musaraba kugira ngo njyewe nawe tubashe gukizwa. Yitanze ku musaraba kugira ngo njyewe nawe tubashe kwakira imbaraga ziyasuye Kristo muri twebwe. Turi kumwe? Bivuze ngo umusaraba kandi yari ihuriro ry'intambara hagati y'umwuka n'intambara y'intambara zibera hagati y'umwuka. Ni ukuvuga ngo kubw'urupfu Kristo yapfuye ku musaraba rwatumye imbaraga z'abadayimoni zitsindwa. Bitewe n'iki? Imbaraga z'Uwiteka cyangwa se Imana ubwayo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntarimbuke ahubwo ahabe ubugingo bugira buhoraho. Kubera iki? Kuko Satani yakoreshaga inzira izo arizo zose kugira ngo abashe kurwanya umwana w'umuntu. Yakoreshaga inzira izo arizo zose kugira ngo abashe kurwanya njyewe, abashe kurwanya wewe, kugira ngo utagira icyo ugeraho. Ariko imbaraga z'Imana zaduhaye imbaraga zibasha kunesha urupfu biciye mu mbaraga z'urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba, hanyuma aritanga, njyewe nawe tubasha kubabarirwa, njyewe nawe tubasha kwakira imbaraga zo kugira ngo tugire umuzuko no kubaho kw'iteka biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Bivuze ngo rero ku barimbuka cyangwa se ku badafite kwizera muri bo, ku batizera Kristo nk'umwana w'Imana, ijambo ry'umusaraba rero kuri bo ribahindukira ibindi bintu, ribahindukira imbaraga z'ibindi bitandukanye. Ariko kuri twebwe abakristo, kuri twebwe bamwakiriye, ijambo ry'umusaraba rihinduka imbaraga ndetse n'ubuzima bibasha kugira ngo biduhe kubaho kw'iteka. Kubaho kw'iteka tuvuga ni iki? Ni ukubaho utekereza Imana muri wowe, ni ukubaho uvuga ko ubuzima bw'ejo hazaza cyangwa se ubuzima turimo ubu nyine ari icumi ry'igihe gitoya, hanyuma twifuje kugira ngo tugere mu icumi ry'igihe cy'iteka ryose, ariho kubana n'Imana iteka ryose, ariho kubana n'Uwiteka Imana, ariho gutekereza imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwacu. Mugabo yaravuze ngo ndakumbuye Siyoni wacu, ndakumbuye, nkeneye kujayo. Bivuze ngo gukumbura kubaho kw'iteka, gukumbura kubaho mu buzima bw'abakizwa, ku buzima bwo kuba muri Yerusalemu nshya, ni uko uha agaciro amaraso yamenwe ku musaraba, hanyuma ayo maraso yamenwe ku musaraba
ugaha n'agaciro umusaraba wahaye ihuriro ry'urupfu n'ubugingo, kugira ngo tubashe kuba ubuzima bwo kubaho iteka ryose. Biratangaje rero cyane, ntabwo imbaraga tubonera cyangwa se zibonerwa mu musaraba ziba ari imbaraga zituma abantu bakora ibyaha, ahubwo imbaraga zitubonera mu musaraba ni imbaraga ziduha guhagarara dushikamye, zihagarara dushikamye dutsinze uburiganya bwa Satani, ziduha guhagarara dushikamye dutsinze ibyo Uwiteka cyangwa ibyo Satani yahoraga aduteza. Hanyuma tukavuga ngo none dufite uwadutsindiye, yadutsindiye urupfu, idutsindira abadayimoni, noneho ubu nyine niwe uturangaje imbere. Turi kumwe? Biravuga ngo aravuga ngo niwe mfura mu bazutse, niwe mfura mu bazutse. Bivuga ngo natwe ubwacu nyuma y'urupfu tuzazuranwa, tubashe kubana nawe, hama tujye kwicarana nawe ku ntebe y'Imana, tunezeranwe hamwe nawe. Mukundwa, ndakubwira ngo ibihe turi gucamo rero n'isi turimo ni icumbi ry'igihe gitoya, ni icumbi ryaho ibyo turimo turacamo ari ibihe bihita, birahita nka kuno imodoka itambuka ikagenda, birahita nka kuno ibihe runaka bigenda bikakurenga. Rero ibi bihe ni ibihe tugomba guhamo agaciro, ni ibihe tugomba kuvuga ngo ese urakeneye ko dukora iki muri kino gihe, ukeneye ko tugera kuki muri kino gihe, ukeneye ko ibyo dutekereza n'ibyo twibwira tubashe gukora iki kugira ngo tubashe kubana nawe mu bihe by'iteka. Hari umuririmbyi yavuze ngo wanyimika nka umwami w'ishyanga rinini, ariko nkabimbata y'icyaha cyose ntabwo nabikunda, ahubwo niragije Yesu wanjye, ntabwo nkita ku by'ibisi. Bivuze ngo rero Yesu Kristo niwe ugomba kuba iya mbere mu buzima bwawe. Yesu Kristo niwe ugomba kuba inkingi, niwe ugomba kuba ibanze ryo kwizera, niwe ugomba kuba umusingi n'ibyo wubakiraho, kugira ngo ubashe kugera kure n'ibyo Imana ibasha kukuganiriza. Bavandimwe, turangiza tugira ngo tugere ku musozo w'iki kiganiro cy'iminota mikeya, rero nkubwire ngo isuzume, itekerezeho, isenga, uvuga ngo Mana, niko ukeneye ko nkora. Mana, ese naba naratatiriye igihango cy'umusaraba wawe, ese naba nakeresheje amaraso ya Kristo, ese naba naribagiwe imbaraga ziyazuye Kristo muri jewe. Hanyuma uvuge ngo nyakugira Mana nyiribihe, babarira ubuzima bwanjye, hanyuma wongere unyozesha amaraso yawe, wongere unyeze kandi uncure, hanyuma ubashe kunkoresha ibikwiriye. Ibyo byose isengesho tugomba gusenga, ibyo isengesho tugomba kuvuga ngo Mana, wibuke ubuzima bwacu, umusaraba Kristo yabambweho, ntidukeneye kongera kumusubiza. Muri ibyo yaravuze ngo iyo dukoze ibyaha tuba twongeye kubamba Kristo bwa kabiri. Reka tureke kongera kubamba Kristo bwa kabiri, reka tureke kongera gusubiza Kristo ku musaraba, reka tureke kongera kubwira Kristo wagize gutya ntabyo, ahubwo tumubwire ngo Kristo wagize neza, ahubwo duhe imbaraga, duhe ubushobozi, tubashe kunesha icyaha, tubashe kuneza imbaraga z'icyaha, ahubwo imbaraga z'Uwiteka zirushe kubana natwe, imbaraga z'Uwiteka zirushe kutuyobora aho duca hatandukanye, imbaraga z'Uwiteka zirusheho kugira ngo ziducire inzira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndagira ngo mbabwire ngo iki gihe ni igihe kigoranye cyane, ni igihe abasore barimo baraca mu bindi bitandukanye, ni igihe abakobwa barimo baraca mu bindi bitandukanye, ni igihe abana batakibaho ababyeyi ndetse benshi, ariko nicyo gihe cyiza kugira ngo tubashe gutekereza Imana, kugira ngo tubashe gutahura Imana. Tuvuge ngo turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi kugira ngo tureke kugira ngo gukeresa amaraso ya Kristo, tureke gukeresa imbaraga ziyazuye Kristo, ahubwo tuvuge ngo Mana, bana n'ubuzima bwacu, Mana, bana n'intambwe zacu, Mana, yobora intambwe zacu, hanyuma tubashe kugera ku cyo Uwiteka yavuze ku buzima bwacu. Muvandimwe, nkubwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa, wibuke aho umusaraba aho wakenesheje amaraso yavuye ku musaraba, wibuke aho ibyo waciyemo, cyangwa se wibuke ibyatumye bigukura kuri Kristo, ibyatumye uja kure na Kristo, aho uvuge ngo Mana, ndasenze, ndibuka ibihe byiza twabanyemo, ndibuka ibihe byiza twagize gutya, hanyuma Mana ubashe kwibuka ubuzima bwanjye, hanyuma ubuzima bwaje ubashe kubuhembura, ubashe guhembura ubuzima bwaje, ubashe guhembura
ibyo naciyemo, hanyuma Uwiteka Imana izakubwira neza, hanyuma Uwiteka Imana izagufasha, hanyuma Uwiteka Imana izagucira inzira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana urakoze, Mana ugira neza, turagushima kuri Imana igira neza, turagushima ko data uri Imana yagiye ibana n'ubuzima bwacu, turagushima kuri Imana yagiye ikorana natwe, turagushima kuri Imana yagiye ibana n'ubwoko bwawe, turagushima kuri Imana data gitare gikomeye, data uri Imana iduha kugira ngo twumve tukisuzuma, twabasha kumenya data aho twaguye, aho twateje, aho tutagenze neza Mana. Rero muri kino gihe turasenze Mana, dusengeye ubwoko bwawe Mana yaje bukurikiye data iki kiganiro, ngo Mana yaje wibuka aho bwaguye, wibuka aho gitare gikomeye butagize neza, hanyuma gitare gikomeye bongere data baha agaciro umusaraba wawe, bongere baha agaciro gitare gikomeye mwami Mana yaje ibyo bashimwe bidakwiriye, bongere data baha agaciro gitare gikomeye Mana yaje imbabazi zawe Mana, hanyuma gitare gikomeye ubahe gitare gikomeye kongera kukumva, kongera kugusenga, kongera data kukumva, kongera kuba imbere y'ubwiza bwawe Mana. Turasengera gitare gikomeye data ubuzima bwawe, ubuzima bwuzuye imbaraga zawe n'agakiza kawe, ni mu izina ryawe Yesu. Dusengeye imiryango yabo, dusengeye data gitare gikomeye abana babo, dusengeye buri kimwe cyose umuvandimwe data gitare gikomeye ahantu hatandukanye, yongera kumve agutekereze, yumve imbaraga zawe n'umuntu bwawe Mana. Urakoze nyiribihe, tubisenze kandi tubyizeye kuri Imana ibasha kuduha kongera kuba bugufi nawe, kongera kuba mu bikari byawe, kongera komatana nawe, ni mu izina ry'Uwiteka Imana tubisenze kandi tubyizeye, amen. Murakoze cyane, turabashimira rero, Imana ibahe umugisha, ibiganiro byacu nakagaruka kuri YouTube channel yacu. Imana ibagirire neza, turabakunda cyane kandi Imana ibuzuze ibihe byuzuyemo ibyishimo, amen.